Alright, katurebe. Ya mbasuhuza torera cyari demana kiza mwese muri Kristo Yesu tuvuga ku gospel feed twikomereza gahunda yacu niyihe kureba kuryoherwa twiga twarangiza tukabibaho ntacyo byabimaze kwiga warangiza ukagira tugaterera iyo cyangwa se samizana prena ya suite le vivre ou having fun while learning at the level tujye kureba ibintu byagenze biti ibintu icyatwaye igiciro cy'umutwa wa Yohana nibyo tugiye kureba kadusubiza inyuma gatoya ntago tugomba nta kantu kagomba kuducika wakubita ingoma vuze ngo ibirori bigiye gutangira mwamari hararyoherwa kunywa n'iki ye kuno bari kuzana imiteguro aho ngaho bikamutangaza niba iki bigiye kuba niyo kure ndacyari musha banyacyubahiro bashitse banyacyubahiro bakire abajenerali b'abasirikari n'abayoboye muri Galileya ndabereka mu byishimo by'umwami ibirori bya umwamikazi umwami nyiricyubahiro Herodias umukobwa ibyo agiye kubagezaho n'ibiki muraje murebi bantu nibabura kuryoherwa ibintu bameze bati bana bose bashyushye Herode ameze ati ndi kwimva mubizi ariko akadutegeze turebe urabizi iyo Herode yanezerewe ntabwo ajya abasha kugira ikintu hakanira when Herode is pleased cannot say no to anything turiwe bintu dore imbyino gasanga umuntu w'umukristo yaryohewe n'ibintu bimeze bitya kubikora yewe no kubigira no kureba ababikora gasanga byamuryoheye kabireba kumva nta kibazo mu mwuka we dore uburyo bimeze ibintu biri spiritual ibintu mu rukundo ariko umubiri we ibintu wagira ngo nabo ubwo buri rusange ndiho ndavuga secure entertainment niye wowe ibyinire niyo Hey! cyo yigira yari umwakrobate we sasa ngo Herode yaryohewe ntabwo ajya abasha kwifata kuvuga hoya kuri buri kimwe sararyohewe cyangwa katurebe nutegereje iki amashyi barayatanga babyishimiye yego gwe umwami yishimye bara ask me of anything you wish cyose ushaka ndakiguha and I will give it to you cyose to have my kingdom kugira ahubwo ku cya kabiri cy'ubwami bwanjye nushaka kugezayo yewe ibaze we mwabibonye azarongorera hano sasa nyine uwo mukobwa ugiye gusaba icyo umenye ukuntu basaba neza
ukwiye gusaba iki umutwe wa Yohana? Sinzi icyo asabye. Meze biteye. Sasa Herode kari kureba cya bamusabye ibiki? Ya nuko kagenze yari Didimana akiza, ariko ucyaburi umubyizi waba wuzuye. Naba mbarizimye. Ya kanza turebe none sasa hakurijwemo iki, byagenze biteye. Ya katurebe. Ya nyuma yuko Herode amaze kuryoherwa byagenze bite? Katurebe. Yego we. That's a nice plate. Yo ni isahane nziza pe. Silver? Mbese ikozwe mu ifeza. Only the finest. Abeza kurusha abandi Intended for a royal wedding banquet. nibo batumirwa mu birori by'ubukwe bw'ibwami, ngo byisabiwe na Herode ubwe. Why are you laughing? Kubera icyo uri guseka? I've never been to a wedding. Ngo sinigeze mba mu bukwe. Ntabwo yigeze ataha ubukwe. But I'm on my way to one. Ngo ariko ndi kubona ndi mu nzira, What's that mean? hari ubwo njyamo. Ibyo bishaka gusobanura iki? Never mind. Yewe wibyitaho, You wouldn't get it. n'ubundi ntiwabyumva. Are those your final words? Ayo niyo magambo yawe ya nyuma. Mwibuke hari uwo twabonye yongorera n'umumama Yohana, imigozi barahambira. Yewe umumama reba uzwa birani ko twabyita, ariko urani umukobwa bagiye gusaba neza, bimeze bite? Basabye iki mbese? Muririmbyi yaririmbiye ngo bapfe nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo rye rizabe nk'iryabo. Niko bimeze, se abakiranutsi bataha bate? Mwabonye umudamu yasabye igare rya Yohana, ngo urakoze, areba hararavuga ngo urakoze, barangije bafata urushoka rukwakuze. Byagenze bitera. Yesu amaze kugira inkuru ya Yohana yamugezeho, nuko imeze saa turayisoje ya Demarche mwese muri Kristo Yesu, naho ta Kristo akomeza kwaza ibyeze y'amahoro atanga ubuteko nk'uko bisaba, atanga akomeza abasage. Naje vuti à la prochaine.